kureba ugahita useka se ni ibyishimo byinshi byakurenze byandenze ntabwo wabyumva cyari bimeze biteze byari bimeze neza ese ahubwo so Jesus unezerewe ntabwo wabibona gaseke biteze neza byatanye ubundi niwe umuntu ushimisha rega buriya nibaza impamvu tutahuye hakiri kare okay wenda cyari cyo gihe buri gihe cyari kitaragera ariko ubu ngubu noneho nkeka ko turimo dukuramo sheke mutuye dukuramo sheke z'ibyo utagiye ubona nembwe n'agakeka kagushimishije cyane byose byose byanshimishije byagushimishije karame ko ndi gukanga nakubwiraga inshuti yanjye nakubwiraga ko ukeneye umuntu w'inshuti ukuntu nyine ya ndamwibuka yaragusariye kandi ntabwo nakwegura namwica ntabwo twavamo oya umara ndi uwawe gusa sinese ahubwo nkamwereka sibyo hari umutipe w'inshuti yanjye kandi ndamutse mbimuganirijeho nzi neza ko dushobora kuba twabahuza nabo nawe byadafasha umuntu w'inshuti yanjye uramwizeye byahatari nakishima kuko yaransajije amboza amahoro ngangwe ngura muntu amaca umeze nkawe ngo cyangwa umume uganire kareka uzashaka bawe ariko ubwo niba hari yarahari tugomba kubahuza ndamuni inshuti yanjye nzamuganiriza umva nawe ni umwana mwiza cyane kandi azamwitaho kandi bizagenda neza uyu nanjye numva nawe ni umutipe w'inshuti yanjye nawe ni umwana mwiza kandi abizi ko yabikurikirana neza nawe ubundi Mr. David. Sorry, guys. Sorry for this point. It's okay, sorry. Mama. Ahite. Siko vugara? Juma. Oi. Amahoro kabisa. Nshaka kabisa. Thank you. Yo, narindi bugufi hano mitaniya ngoza kabisa nkonze murebe. Sorry kabisa nabana twari kumwe n'umushyitsi. It's okay man, it's okay ntabwo waca ku rugo wenda. Nta kintu kandi bitwaye. Pressure kabisa. Nayo amahoro ariko. Neza neza. Nitwa Juma nkuko bikubwiye. Juma. Amubona sundi ko. Oya bana. Ntabwo wakivuga. Narabizi ko uri shehe wanjye. Ngiye kumubwira. Ya. Yine bita. Yitwa Juma. Ni shehe w'umukunzi wanjye. Nice to meet you none kabisa. Twatukumva tuba twicaye. Atwereka impinduka zawe ariko ndishimye ko byiza n'inshuti zawe zindi. Natwe turakwishimiye kabisa. Nakundaga kwikugicucu. Oh wow. It's okay. Nenda ukunda cyane. Yeah. Iri ni inshuti yanjye nyine. Kabisa. Bayibona. None se fresh man. Bimeze bite se? Bitsaho kabisa. Imishinga sugeze mwana. Nawe urabyumva nyine biri muri process ariko mo bigenda biza neza fresh. Ko biri muri process no gutegereza kabisa. Ariko navuba cyane. Byihuse kabisa. Cyane. Kanajye nkomeze nongere mu twabdomino uri. Yes urizi we komeza wongera wasigaye n'igihe gito cyane aho gusa. Ndabona kabisa. Wamubonye? Ni Juma nakubwiraga nyine. Juma ngira ngo uramubona ko nta kibazo. Aha. Anyihangane ntabwo ari cyo ngamije. Ntabwo ngira ngo azasare. Nagari gusara ngo yiruke atarabashaje. Niraza gukunda. Ambabare nimba ari byo bizamusaza akomeze yisarira. Urasita nawe. Ameze atese? Ndamune mufime. Oya ibyo by'umufemere we byihore nyibwirira ubuzima. Ameze neza arishimye. Ameze neza. Ere ujya gutera ureze arabwiba se mbaza amakuru yanyu kandi mbona mumeze neza. Nyibwirira ibyo hakora iki. Ameze neza cyane. Cyane.
nakabaye mubwiye ngo ugire umunsi mwiza kabisa ariko nyine ihangana azabyumva kenshi cyane. Oji kabisa ya Dave kabisa wishimye manje byose bikamubwira sibyo bikambivugire imbere nawe abyumva. Remi shanye ne biteze najya nkubwire ko rero ngiye kugenda ndaza ni mugoroba mu bantu bitekere nyine ngiye utaza kumbaramo utasigiye ibyo kurya kubera igeze nyine ndaza ni mugoroba rero so siga ibiryo kandi nta muntu wari kuza kubirya none se ugiye byose birakureba ndagiye mubwiye ko ndibuze ni mugoroba cyangwa gushakira kubwira ngo nuteka utansigira ese kubaza ndibitera kumenya ariko nagakuntu usigaye umbaza ibibazo byinshi urumva usigaye musigaye umenyera nukuri usigaye umenyera ko usigaye ushaka kunyinjirira mu buzima bite byawe ubundi kubaza biba bitera kumenya ese ubundi ubwo ngubwo ahantu barizwe ubuhayobewe kwirirwa uri kumbaza nkanjye umbaza iki ariko ndabizi nyine umuntu ntabwo nta kintu wakwiye kujya uvugana nanjye urumva wakwiye kujya tuvugana unzaniye ibyo kurya bigahita birangira urumva nabyo kubaza biba ari byiza ari ukuncyuhiriza amazi ngiye muri douche nta bindi bintu ngiye mvugana nawe ntugashaka kunyinjirira ngo ngiye kandi ushize warabimbajije Remi ndakwihorera ko nta mutima mubi mbe kubarije muri iyi minsi urimo uramenyera ntabwo ari kukumenya nyine urabizi ko tubana hano ariko nyine so nk'ubu ugize akabazo ntiwandabura nkagira icyo ntabwo biba bikureba aho mba ngiye urumva neza ntabwo biba bikureba rwose ubundi mubaze ubu ngubu ukoze n'impanuka nko mu muhanda bakambaza ngo yagiye numva nta igihe se uri umuntu ushinzwe wowe barakumaye ngo ugere ugende inyuma ushinzwe kumenya nk'ubu bashobora kumbaza nayikoze papa yankurikirana rero ntabwo nzi impamvu uri kumbaza cyane kubaza ni byiza urumva ni byiza ariko nyine nakubwiye ngo ujye umenya amagambo mbaza urumva umenya amagambo mbaza ntabwo ukwiye kumbaza ngo ngiye he ukwiye kumbaza ngo urimo uravugana nande urumva nta kintu nk'icyo ukwiye kumbaza ngo urashaka kurya urashonje wenda ese hari imyenda yanduye nkufurire nta kintu ukwiye kumbaza wowe rero sinzi impamvu usigaye umva uhoga mu mutwe muri iyi minsi tuvugije ukuri kandi warahindutse ntabwo ni kwa kundi warahindutse ndondera ariko uzurebye mu mutima kandi ukomeza wowe nkubwire uzabibona nzabibwira papa urumva amafaranga nyango wahaze umva umaze gwa ejo narumvise rero papa arimo kuvuga ngo yakongeje niyo mpamvu usigaye unzanaho ibyo bintu byinshi hari ibisi ariko rero nanjye wa mugani nsigaye mbona wagira ngo ndimukwi niba ntashobora kuvugisha umukobwa mwiza nkawe sha mu bakobwa bazavugisha simba murumva nakubwiye ngo ntukajye umva uteke urumva ntunsigire ubwonko bw'unyine kandi bamurwayi bakwaza ngo ndi hehe urumva banza untege amatwi umurwayi bakwaza ngo ndi hehe ubabwiye ngo nagiye wagenda umbwiye aho ugiye ntabwo bikureba ariko nakubwiye nabwiye ngo ntukajye umenyera She make me happy man. Okay. Yeah. Buriya abagore ntabwo babizi ikintu cya mbere gituma tubaho no kuba bahari kandi uyifite umugore ukwitaho buriya mu buzima ibaze ko adashobora gutinyuka kugenda ngo ave ku meza atatubwiye ibyiza byawe n'ibyo umukorera turabibona natwe turabona niyo bivuga twumva ko nta kinyoma kirimo si umusore useka agaseka bikagaragara kubera wowe ufite amahirwe kabisa Ewa nyine nawe urabyumva bana ariko nawe niko bizagenda ewa nimba hari ibintu ntegereje n'ibyo ngibyo kandi tayari kabisa ndi tayari cyane kabisa nanjye inshuti yanjye ntabwo nakwifuza ko nayiha umuntu nyine utishimiye kuba nanjye ubwanjye nakecere nabifate nabi nanjye namwishimiye bivuze ngo nawe azamwishimira ya nta kibazo. Merci beaucoup. Juma ewana ni ikiri buvuge se yewe se byo kuvuga cyane kabisa uvuga ndi kumwe n'icyana cyane ewa ndo umufana cyane umufana kabisa wow ewana kabisa ewana she's my babe ewana ntabwo mbikubwira urabizi nta kintu njya guhisha dore none uyu munsi bityo uramubonye nawe warakubonye tunabaye mu nzira nyine ntabwo namuco cyangwa namuco cyangwa se nagize cyane icyo cyo ntuzakigiraho ikibazo icyo cyo ikibazo wakigiraho ntacyo pe
ahubwo ni ukure ukuntu bijyamo gahunda zikihuta ukabura ugomba kubikoraho ku buryo urumva kuza vuba kuko nzishima umunsi njye nawe tuzatura ahantu gutya twasohotse nabo twasohotse ari abashaka ndaha ku ruhande niteretse bicaye hariya n'abicaye ahangaha turi gutya urabibona iyo date tuzaturiho twese ifoto y'umunsi ibyo bintu akenshi wahita kabisa kubibona rero ugomba kubikora vuba vuba sibyo ukawagira gutyo ukamuhuza nawe hasigaye gahunda zacu bikagenda neza karame nta kibazo nyine ugiye kubera inshuti wanjye cyangwa iki ntabwo ari ukuberaho okay subiza se gahunda twari dufite nyine uko bimeze okay nta kibazo okay komeza nyine muganire it's fine ariko ejo isaha nyine twahura nyine n'uwo muntu umumuzaniye twese tugana tugasangira okay nacyo uzambwira then mubwire duhita twahura okay bye love you too muhanda mwiza kabisa merci beaucoup bye cyakoze cyo hariya we bana niyo bita Deepening mu yandi magambo ze nizo bita za Deepening nyine byo bisakate actress kabisa ariko nyine iyo ushaka niyo nawe bisibwe mufiti urabizi ngewe n'ibiriya za scan imodoka ziri hejuru kabisa za pitutu izintu nkaze nizo mba nshaka kuvuye ahandi uzamura imyuka kabisa ukumva ko yazamutsemo ukagira vitesse kabisa vitesse ebyiri eshatu enye eshanu ukazamuka mbere mwisa no byatangira okay yes ntibazagire ngo twe turakunze urabona bitewe na situation turimo icyo tuba dushaka niri subize bijyanye n'ivunjisha imari n'igurisha ibyo twe tubabaza baba bagomba kubikurikirana neza natwe nicyo tubasaba twabwira ati Nyagasani yaduhaye umugongo muzima reka tuguhate igishari kubita ibyishimo hatari hasaza neza ubwo rero bo ntibazagire ngo iki uriya nanjye ndamusaba kugira ngo abe ndeba ko hejuru y'umushahara boss atanga yashyiraho irindi tafari urakoze cyane icyo ugomba gukora ufite amahane kabisa ndebye uburyo buri gupfa imbere y'uyu mugore nawe agapfa agahwera uzi ko iyi mboni hari igihe azazamura gutya ijisho imboni ihenengere neza abantu bahamagara ambilanse ati umuntu ararabye reka bro kamubwira sibyo mba ntamukoreye umuti byahatari niyo mpamvu aba yanoze kumva byahatari nyine hari ifu zitwaga ngo akanoze zirase ziranoze uyu mugore wamunogeje pe ibaze kugira ngo adatinda n'umayira ngo ahite yihuta yitahe nani ugashaka kumuherekeza jya wumva uburyo yanozemo we wundi maze kukuranyikirana fresh urumva buriya nuko nyine ukaba yatashye ari mu rugo ntabwo yakibona ataha ubu ni ukumugera imbere akamara nk'ikimbwe hasi baba bakivuga n'ikiza abavuye ibintu byose bikozwe rimwe ameze neza ariko rwose twe tugire dusenge kuko abantu ibicumuro byacu bigeze ku gasongero n'agahamba bro niko bimeze nta kintu twakora bisabye vese akirega mubwire big time bro nzishima nawe umeze neza shituruka byo rero mbe nkamye